nakubaje niba Yesu yavuze kuriya ndiho aremeza yuko ni titre Imana y'ubwayo yihaye, niryo zina Imana, divine name, iryo zina ryiranga Imana niko yita. Hari arariclaiminga akavuga ati uwo niwe ndiwe. Icyo nicyo kikwereka yuko ari Imana, kandi icyo jambo ryonyine Yesu yagiye bamubambye ku musaraba, yagiye imbere ya Pilato wari umukuru wabo, abamubambye amaze se uyu muntu ko nta cyaha mubonamo iki, muramushinja iki? Bamushinjije ibintu bitatu: yuko yari umukunzi w'abanyabyaha, yuko yakijije umuntu ku isabato, ikindi yuko yigeranyije yuko ari Imana. Iri jambo niryo bamuhoye. Ni iki mushaka kindi kumva yuko Yesu avuga yuko ari Imana? Hano arakubwira ko ari Imana. Yohana 8:8. Ikibazo wabashije guti ndashaka umurongo ugaragaza Yesu avuga ku giti cye. Yesu yivugira ku giti cye. Hari Yesu wavugaga itondo vugiyemo. Yesu aravuga ati njyewe Yesu ndi Imana. Niba umurongo udahari bintwara ubwetse ntawe nabonye. Tujye ku topic. Uha umwanya. Nabisobanuye ko umurongo nta murongo ufite. Nawe uguhaye umurongo avuga yuko ari Imana. Ego yimi 8:58 ndiho. Mbere yuko Abrahamu abaho ndiho. Shehe, hiyo iko anasema, Yesu anasema mbele ya Abrahamu kuwa, ibyo ukuvuga wavuze ngo mbere yuko Abrahamu abaho, Yesu akasema alikuwa. Yesu avuga ati ngiye nari ndiho. Kubaho sio jina, ntago ari izina, ni efe. Ni efe nyine kuko ni igikorwa. Ni kitu kuwa, ni ikintu kuba, sio jina. Ntago ari izina. Wewe umesoma wapi ndugu yangu? Mvadimwe wize. Na nani? Na Ibrahim. Na Abrahamu bwe Mungu alimusema kabla hajamuumba. Na Abrahamu Imana yamuvuze mbere ko inamurema. Yeremia. Muri Yeremia. Yego. Yeremia 1:4. Sawa. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti. Yego. Rinzaho riti. Yego. Nakumenye. Ndiki. Nakumenye. Ntarakurema mu nda ya nyoko. Kwejeje utaravuka. Sasa mwifana turigiye gukoresha ubwenge hano tukoresha ibyanditse. Yes. Mwifana baburetse mwifana reka I want to hiyo neno iryo jambo muvandimwe kuba ni existence. Ni neno sijue niseme mu Kinyarwanda nini. Ni jambo kuba. Mbele sisi wote tuko hapa. Pesa turi hano. Mbele ya sisi kuja duniani. Mbele kuza kwisi hatukuwa. Nago twabashe kubaho se. Hatukuwa. Twabashe kubaho. Mungu anajua kwenye tulikuwa. Imana izeo twari turi. Alituumba. Imana yaraturemye. Tulikuwa mu programe yake. Twari turi muri gahunda z'Imana. Na tulikuwa. Kandi twariho. Na Mungu akatuleta duniani. Imana tuzana kwisi. Hivi tulikuwa. Uko twari turiho. Sisi tuko wa Mungu. Ukuza turi Imana. Vipi? Gute? Sege nagura asubiza. Indai. Ni wewe yara kunani kusubiza byanje. Nuvako wowe ntabwo urumva aho wowe byo duhaye. Acha nikuulize. Kagubaza ikibazo rero. Yesu alikuja anajua kama ni Mungu. Yesu yaje kwisi azi ko ari Imana we. Kandi wabisubije. Nakuwa azahava ibazo Yohana 1:1. Nitibie. Yohana 1:1. Yesu yaje kwisi aziko ari Imana. Sawa. Igihe yavuye kwisi Akram, igihe yavuye kwisi yasubiyehe? Aho yavuye. Ayasubiyehe? Aho yavuye. Nukuvuga Yesu yasubiye ku ijuru yicaye mu ntebe ye, sibyo? Siwe Mana? Umwanya yari afite. Yicaye mu ntebe ye. Okay. Sibyo? What's the point? Reka Bibiliya kusubize. Yakoze n'intumwa 7:54 urapfuye. Ibyakozwe n'intumwa. Mwifana. Igice cya 7:54. Umva amagambo Pawulo. Nanjye ndashaka kubaza. Yego. Amaze kubaza ibibazo bibiri byihuta. Soma. Ngo babyumve batyo. Bazibiranywa n'uburakari. Abantu bagiye kurakara. Bakenyeramenye Stefano. Yego. Ariko Stefano yuzura umwuka wera. Araramara apumbira mu ijuru. Yego. Abona ubwiza bw'Imana. Stefano yuzuye umwuka wera. Uyu ntabwo ashobora kupinga umwuka wera. Arayemera. Stefano yuzuye umwuka. Abona ubwiza bw'Imana. Ndiki. Abona ubwiza bw'Imana. Na Yesu. Ndiki. Na Yesu. Yego. Ahagaze
ahagaze iburyo bw'Imana. narizwa aho hantu muwumvise neza bahabasubiremo banza komeza. Aravuga ati, Stefano aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse, yego n'umwana w'umuntu Yesu, n'umwana w'umuntu Yesu. uyu nguyu aravuga Yesu ni umwana w'umuntu umuka aravuga Yesu ni umwana muntu tukurikire uyu nguyu cyangwa tukurikire Mwuka Wera. Endelea. Ahagaze iburyo bw'Imana. muranyemerera mvuge nabi Sasa muranyemerera ndugu yangu, ingekuwa Yesu ni Mungu, uvandimwe wize kuba Yesu ari Imana wakati alirudia mbinguni yasubiye mu ijuru angekaa mu kiti chake cha yari enzi, gusubira ku ntebe y'icyubahiro, lakini Biblia yako ariko Bibiliya uvuga ko wemera inakuonesha irakugaragariza Yesu mbinguni mu ijuru asimama ahagaze mkono wa kulia iburyo bw'Imana. iburyo ntabwo ari Imana yahagaze iburyo. reka mbabwire nama Ashraf ntabwo reka ngiye gusubiza nanabaza sibyo munyemerere. Abakristo ntabwo tuvuga yuko ntabwo duhakana yuko Yesu yoherejwe na data. Yego Yesu munyuve nimukomeza gufana ntabwo muri buze kumva ko nukuri. Ngiye kubasobanurira ijambo rino, ngiye kubasobanurira kuki ubundi Yesu yaje gucungura. Uyu murimo wo gucungura ugizwe n'ibi bintu bitatu. Ngiye gusobanura. Imana data yohereje Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wabayeho, arapfa, arabambwa, arazuka. Hanyuma kugenda kwiwe yohereje Mwuka Wera kugira ngo akize abantu, a sanctification, yeze abantu. Uri kumva? Ntabwo twebwe tuhakana yuko Imana data yohereje Yesu Kristo. Yesu ni Imana data na Mwuka Wera ni Imana. Iyo mbivuze gutya mwese muravuga uti byacitse. Mwebwe mw'Abayisilamu mwemera ko Quran ari ijambo, uncreated word, ijambo ritaremwe. Ni iki kindi kiremwa atari Imana? Ni inyandiko kalimatullah, right? Ni ijambo ry'Imana. Ariko it's uncreated. Ese namwe tuvuga ko hari Imana hakaba n'Imana Quran. Mu masezerano tumvikanye tugabanya amagambo, tutange imirongo. Aya magambo uri kuvuga tanga umurongo. Kalimatullah. Oya, tanga umurongo. Sheikh Nasr waranyishe ntago Qur'ani. atanye ibintu birashushe muri Karabaye. kujya gutanga umurongo gusomere Ntago nyeneye ko mumfasha. Sheikh Nasr wewe nari ngiri gusubiza. Nimufana ntago muri bwumve bino bintu. mugerageze mwo gufana cyane, mugerageze ntago muri mwumve bino bintu. mugerageze. Nagira ngo mbereke uyu wabaye pastori, mwazanye ibyo gusebanya, ntago ndi kugusebya. Ariko nta muntu w'umukristo, ese kamaze mubaze pastori, nge nagusubije ariko ntago turi kugira kuba balanced. Ariko reka nkubaze, Allah wemera ko ni papa wawe mu buhe buryo? Hari Allah yavuze yuko Allah ashobora kuba yaba Imana mu reka ngusubize. Allah siwambajije. Allah mu Isilamu ndemera ko n'umuremyi wanje Yesu Imana yaturemye. Ariko turi birema byande babwese basi basomere Yesu mu butatu bwera n'umwana w'Imana uhoraho. Nakubajije ikibazo, yavuze yuko hangaha mwese mumenye yuko umuyisilamu aho uvuka agera Allah nta yindi relationship afitanye nawe usibye iyo umucakara na sebuja. Urakoze cyane Ashraf. Akram, wese gatoya, iminota iri kugenda kandi ntabwo turi kurasa ku ntego. Twavuganye yuko umuntu ntabwo yasomye itonde gatoya, umurongo namusabye yayitanze. itonde. Twavuganye yuko umuntu udatanga icyanditswe hangaha tumwicaza hasi. Nagira ngo mbwire Akram, niyongera kuvuga atavugaragaza icyanditswe arasubira hara ku ntebe ye. Naam. Reka dusome tujye dukoresha ubutabera. Inyandiko ivuze gute? Bagiye. Kandi Abayahudi n'Abanaswara baravuga bati, Abayahudi n'Abanaswara ubwo ni Abayahudi natwe Abakristo. Turi abana ba Allah. Turi abana ba Allah. Tukaba n'abatoni be. Vuga uti, none se kuki abahanira ibyaha byanyu? None kuki abahanira ibyaha byabo? Ahubwo
ahubwo mwe muri bamwe mu bantu yaremye, muri bamwe mu bantu yaremye, ababarira uwo ashaka akanahana uwo ashaka, ababarira uwo ashaka n'uwo ashaka, kandi ubwami bw'ibirere n'ubw'isi n'ibiri hagati yabyo n'ibya Allah, ndetse iwe niho byose bizasubira. basomere na suratu Mariyamu 19 umurongo wa 93. Suratu Mariyamu isura ya 19 umurongo wa 93. umurongo wa 93 haravuze ngo, narangiza ndabasobanura context zose sababu umurongo wa 93 haravuze ngo nta na kimwe mu biri mu birere no ku isi, nta na kimwe mu biri mu kirere no mu isi kizagera imbere ya Allah, kizagera imbere ya Allah nyirimuwe wamwita nyirimuwe, kitari umugaragu uciye bugufi. Hano abdi n'abashekhe bose hano barabizi, abdi umuzi wa mbere wa abdi ni umucakara. That's what we have hano. Niyo mpamvu yumvuga ati ngo legislation ya Quran ntabwo iri fair yo mu Kinyarwanda. Allah arababwira ati nta sano mfitanye namwe usibye umucakara na sebuja. Rero kuba wavuga uti ngo Allah afitiwe ngo ashobora kuba yaba papa, ntabwo ibyo ngibyo mwebwe mwagakwiye kubireberaho. Niyo mpamvu iyo mwataka ibyanditswe mukavuga uti Yesu aravuga ati ngo ni data niwe wamwohereje, wowe urabishaka iki bya data? Allah ntabwo wemera ko ari papa. Ntabwo mwese uko muri hano muri mu bubata bw'abandi bose, ariko ntabwo mwemera Imana, ntabwo mwumva Imana yuko Imana yababera papa. Imana ni data, twebwe turi abana b'Imana. Yesu niwe wenyine waduhaye ubushobozi. Yohana 1 igice cya mbere umurongo wa 12. Yohana 1:12. Mwumve mwese. Yohana 1:12 haravuze ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, icyakora yego yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hano abana b'Imana, hano hari kugira ngo mwumve ukuntu context igomba kuzifata. Iyo ufashe Bibiliya y'Ikinyarwanda irakubwira abana, ariko mu by'ukuri hari text nyinshi zisobanura uburyo abana b'Imana batandukanye. Aha ngaha tubona ijambo rikoreshwa ni tekna. Basomere noneho Yohana 3 umurongo wa 13. Mwumve ukuntu ahantu hose akoresha umwana, mwumve none nitukora exegesis. Somere 3 Yohana 3 umurongo wa 16. Yohana 3 umurongo wa 16 haravuze ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi, Imana yakunze abari mu isi bose cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hano nta muntu n'umwe uciriyeho iteka, ntabwo ari umwisirayeli, ntabwo ari umuntu wese. Aha ngaha sege ijambo rikoreshwa hariya nirihe tandukanye riri umwana riri hariya, uko ngiye namvise uvuga yuko isezerano rishya rya murakoze cyane. Ikibazo cy'ubushiru ufite akaramese gatoya. I don't know. Ari kuvuga hariya ni monoje, reka ndisobanure uko risobanura. Minota yawe yarangiye, bese gatoya. Ari kuvuga ati mwita Yesu umwana w'Imana. Ati ntabwo ari umugaragu ni ibiki? Imana ni umubyeyi, twebwe turi abana bayo. Icyo kintu kigaragaze neza mu minota 3. Mu by'ukuri bavandimwe, kuna neno amesema, ari jambo muvandimwe avuze, kama kuita mtu mchakara ama mugaragu, kwita umuntu umugaragu ni kosa, ngo ni kosa. Siye ndani ya Qur'ani, ntabwo ari Qur'an, muri Qur'ani gusa, Biblia yao busanzwe inamuita Yesu, yita Yesu ko ari umugaragu, ntabwo ari umwana. Byakozwe n'intumwa 3:13. Ibyakozwe n'intumwa 3:13 haranditse hagira hati, yego Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana y'abasogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu. Yesu ni umugaragu wande. Yesu ni umugaragu wande w'Imana. Bari kutukande, Biblia iri kutukande. Cha kabiri buretse natafuta nikusaidie, yashaka gufashe kwitwa mwana wa Mungu, kwitwa umwana w'Imana sio kuwa, ntabwo ari ukuba umwana w'Imana. Nataka unielewe vizuri. Nashaka usohoke kama ulisoma Kifaransa, barizi Kifaransa, kuna vocabulaire, kuna grammaire yenyewe inaonesha
kuwa igaragaza kuba na kuitwa. no kwitwa. Wabaye pastor ariko Tegereza sasa ndi kuvuga arinjira mu magambo yanjye. Impamvu ariko mu nyumve hano nk'umuntu wabaye pastor ibu bwana biratandukanye. Hari begotten son of God, hari naho abantu bitwa abana b'Imana. Unisaidie ndugu yangu. Akram, Wakati alikuwa anasema sikusema. yakuvugiyemo. Kama Yesu njoo hivi anakuwa ni Yesu wa bala. Hapana. Sasa tuseme nini? Mwalimu yibeshye. Ni umwana kuri wowe. Sasa wawe nam. Mimi namfasiria hivi. Yende kumusodera gutya. Kwitwa na kuwa no kuba ni vitu mbili tofauti. Ni bitandukanye. Inaachana kabisa. Biratandukanye kabisa. Kwitwa bako sababu unaitwa. Hari impamvu bibiri igaragaza ko ituma umuntu yitwa. Na kuwa no kuba bako sababu ya kuwa. Hari n'impamvu ituma umuntu aba. Nimuulize Akram. Yakomoza Akram. Yesu alikuwa na mwanamke. Yesu yari afite umugore. Vuga kuri mikoro. Nawe yigeze agira ntawe. Yarabyaye. Kubiza yarabyaye. Dusubize. Wari wabaye pastor uri kumbaza ibintu. Kusaba ibyuzi. Yarabyaye. Ariko igisubizo wagitanga. Ndavuga yarabyaye. Ntago nsubiza ibisubizo bya yego cyangwa oya. Takbir. Okay, murimo sasa Akramu anakwepa. Anajua Yesu hakuwa na mwanamke. Asiko Yesu atigeze agira umugore na hakuzaa. Na nubwo gizabyara. Sasa leo none mimi naenda kumuonesha Akramu. Yekoreka Akramu mtoto wa Yesu ndani ya Biblia. Umwana wa Yesu muri Biblia. Kisha nionyeshe. Hanyuma nyereke. Yesu alimuzaa na nani? Yesu yamubyaye nani? Mathayo 10:22. Aravuga ngo nasubiza oya cyangwa yego. Biblia bimutegeka. Yasome Mathayo 5:37 atege amatwi. Ahubwo ijambo ryanyu ribeye yego oya. Ibirenze byo bituruka ku mubisoto. Soma Mathayo. Yego akatala yego na oya. Tena Biblia inasema maneno yenu iwe yego chagua oya. Huyo anapenda Biblia huyo? Hakuna. Mathayo kangahe? Tumenye mambo ari 9:22. Mathayo 9. Yego. Ku murongo wa 22. Yego. Yesu arahindukira. Abonye uwo mugore. Yego. Aramubwira ati. Umva Yesu yabonye mugore. Yesu abwira uwo mugore ati. Mwana wanjye. Ndiki. Mwana wanjye. Komera. Tulia. Huyu Yesu anaita mwana wanje. Uno Yesu yise ngo mwana wanje. Alimuzaa na nani? Yamubyaye nande? Ariko reka nsubize, nyemerera nsubize. Subiza. Nakuuliza. Ndakubaza. Alimuzaa na nani? Yamubyaye nande? Anje ndi umwana w'Imana. Bisobanuye gute? Ndabasobanurira. Yarakubyaye. Abunetse gato haje somaye umwanya. Yarakubyaye. Ye kubereka uburyo ibintu bigomba kubisobanukira. Nyemerera mvuge none. Vuga. Hari ahantu henshi hagaragaza sonship. Reka mbabwire, iyo twumvishe umwana w'umuntu, sibyo, kuba ngiye mvuga kuri papa na mama bivuze yuko ni biological, sibyo, nturuka mu bisanza bya mama, uri kumva. Ariko niba ntabwo ibintu byose bivuze yuko uri umwana w'umuntu runaka cyangwa ikintu runaka bivuze ko ari iyo nzira uba wanyuzemo. Iyo tuvuze ati turi abana b'imihanda, nuwuhe muhanda wabyaranye n'undi muhanda kugira ngo njye n'umwana w'umuhanda? Reka nkomeze mbasubize. Iyo Imana ivuga ati, iyo Yesu avuga ati ngo niko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, begotten son, ijambo rikoreshwa mu Kigiriki rivuga iki? Riratandukanye n'ahandi hantu hose. Iri jambo reka mwumve amatwi, mufungure amatwi mu byombi. Ni monogenes. Monogenes bivuze gute? Monos bivuze unique, alone, mu buryo ikintu ubwacyo cyonyine, alone, unique, cy'umwihariko. Genes bivuze iki? Bivuze category. Mu kubaho kw'abandi bantu bose uko wakita uko umwana w'umuntu cyangwa se umwana w'ikintu runaka, hano ni Yesu wenyine ufite iyi titre. By the way, Shafi, bakumere mikoro mbereke. Reka mbereke n'ahandi hantu rino jambo rikoreshwa. Mu Baheburayo, Isaka, uwo muvuga ko twebwe dukomokaho, Abraham, Isaac and Jacob,
naho hano bikoresha bivuga Isaac yuko ari monogenes to Abraham. Kubera iki bakoresha rino jambo? Ujye muri Genesis ibice 17 were ku murongo wa 12. Muvuga yuko na Muhammad iri sezerano rya Abraham, reka tubirebere hano. Itangira 17 umurongo wa 12 haravuze ngo umuhungu wese muri mwe uzaba maze iminsi 8 avutse azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu byaro rwawe waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga. 13 Shafi hera 15 haravuze ngo Imana yongera kubwira Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi uretse Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzamuha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Jya kuri murongo wa 20. Murongo wa 20 haravuze ngo kandi bya Ishimayeli ndakumviye. Kandi bya Ishimayeli ndakumviye. Dore muhaye umugisha. Nzamwororotsa. Mugwize cyane. Azabyara abatware 12. Kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko iryo jambo ariko isezerano ryanjye zarikomeza na Isaka. Na Isaka. Muhammad ni umwismaili, right? Hano na abayisilamu ntabwo nanone muri musezerano. Iki cyari ingenzi yuko nkivuga. Topic turi kuvuga Yesu akomoka mu kihe gisekuru? Naam, iyo ni hors sujet, ni hanze ya sujet. Rero iminota iri kugenda. Abumvishe Naam. Abumvisha uvuze ukuri wese kugenda. Ndagira ngo Amiri iminota 2 subiza icyo kibazo ati muri Yohana 13 iminota 6. Naam, kweli naona Akram, ukuri ndabona Akram kwenda usome Biblia sana. Genda usome Biblia cyane muvandimwe. Aliyesoma theology, wize theology, hawezi kusimama mbele ya watu na shora guhagarara imbere y'abantu ashuhudie kama Yohana 3:16 ni Yesu iko anasemwa hapa. Ahamye ko Yohana 3:16 ari Yesu kuvuga hariya. Sio Yesu. Ntago ari Yesu uvuga hariya. Hapana. Hoya. Sikia mwenye anasemewa pale. Uvuga hariya ninde? Na anasema neno avuze n'ijambo riremereye. Yesu tu yeye mwenyewe ndio anaitwa mwana wa Mungu. Ngo Yesu wenyine ni ngo witwa umwana w'Imana gusa. Ndio iko na hiyo cheo. Yo ufite iyo titre. Uongo. Nukubeshya. Wenyewe wanaitwa watoto wa Mungu ni wengi. Muri Biblia abitwa abana b'Imana ni benshi. Ni wengi sana. Ni benshi cyane. Itangiriro gice cya 6 umurongo waho wa mbere. Yego. Atega amatwi. Abantu batangiye kugwira mu isi. Yego. Babyara abakobwa. Abana b'Imana. Ndiki. Abana b'Imana. Afandimwe. Abana b'Imana numwe ni benshi. Ite byawo. Bareba abakobwa b'abana ni benshi. 3:16 Yohana 6:16. Yego. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Byatumye itanga umwana we ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yego. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tulia. Iyi andiko ino nyandiko bavandimwe mulisikia jina Yesu pale. Mwize mwumva bavugamo Yesu? Hakuna. Hoya. Tulia. Tegereza turagusubiza ukwihuta batakwandikira. Unataka kuwa Christian? Jena gache. Hii andiko ino nyandiko abapasteri wanakwepa andiko ya chini, bakwepa inyandiko yo hasi, wanaruka 16 bagasiba ku 15. Wewe kujua kama sio Yesu anasemekana hapo, kugira ngo umenye ko atari Yesu uvuga hariya, anja mstari wa 10, banza umurongo wa 10 muvandimwe muso. Ni Yesu kwa anazungumuza, ni Yesu waganiraga amagambo. Mtoto aliyekuwa mbele yake, umwana wari imbere ye, na tunaenda kumuonesha. Tuje kubona no mwana ninde? 3:10. 3:10. Yego. Yesu aramusubiza ati, unasikia ni maneno ya Yesu na amagambo Yesu ari kuvuga yabwihaga Nikodemu. Yego. Yesu aramusubiza ati, yego, ukabura umwabwishwa ab'Isirayeli ntumenye ibyo. Uwo ni Yesu.
nukuri kurinda babwira yuko Yego. tuvuga ibyo tuzi Yego. kandi duhamya ibyo tuzi. Ni Yesu. Twaranabibonye. 16. Yego. Yesu ati Yesu ati Imana yakunze abari mu isi cyane. urumva Yesu aravuga kuko Imana ndashaka kubaza abanyarwanda. Yesu ari hano, Yesu aravuga kuko Imana ni igihe cya kera, ni igihe cya nona, cyangwa ni igihe kizaza, ni igihe cyashize. Ni ukuvuga byari imbere ya Yesu. Imbere ya Yesu ni isezerano rya kera. Yeremiya 31:9. Yeremiya Acha weye. Umwana ninde? Wumve uwo mwana Yesu yavugaga. Mwana batubwiye ni ikinege. Yesu si ikinege. Turabyerekana ko Yesu atari ikinege Kabisa. ariko uyu nguyu Yego. ni ikinege. Ni ikinege. Tatunari mu murongo wa 9. Yego. Bazaza barira kandi nzabayobora. Yego. Bamaze agahinda. Sawa. Nzabanyuza ku migezi y'amazi. Mukurikire neza. Mu nzira igororotse batazasitariramo. Kuko mbere Isirayeli umubyeyi nawe Imana iravuga nawe Efuraimu ukaba uri imfura yanjye. acha. None Yesu yabaye imfura bwa kangahe? Efuraimu ni imfura yandi. Y'Imana. Efuraimu ni imfura yandi. Y'Imana. Efuraimu ni imfura yandi. Y'Imana. Yesu ni wakangahe? Amir, imia mikro. Sheikh imia mikro. Fata rwose. Turabasaba ko mu cyubahiro cyanyu mwakwicara mu myanya yanyu gatoya. Mwe mwicaye mu myanya yanyu. Ndabona bashyushye imitwe. Oyicara hari genda. Bavandimwe rero dusigaje gahunda ebyiri tugasoza. Gahunda ebyiri tugasoza. Izo gahunda ebyiri ni izihe rero? Nuko ku munsi w'ejo mbere na mbere tuzakomeza muzagere hano saa 8 zuzuye. Saa 8 zuzuye. Insanganyamatsiko izaba ku munsi w'ejo, inzira y'ukuri igana ku Mana ni iyihe? Idini y'ukuri yemewe imbere y'Imana ni iyihe? Niyo izaba insanganyamatsiko, kandi tukazatanga umwanya mu buryo bungana, iminota ingana neza nta kubera. Bavandimwe rero murabona imbaraga zakozwe hano imbere yanyu, hano imbere y'inyuma yanjye hari abavuga butumwa baturutse mu Rwanda hose, bavuye imihanda yose. Twakodesheje intebe, amapodium, ibikoresho n'ibindi. Bavandimwe ntabatindiye, turifuza ko buri muntu wese uri hano yatanga inkunga ye gushyigikira kino gikorwa. Muri tayari? Abari tayari bazamura ukuboko gutera inkunga y'ubushobozi kino gikorwa. Turifuza ko buri muntu wese ufite amafaranga, ufite ubushobozi yazana amafaranga hano. Zana iyo karito nsobe ku mutima. Kode 450 450 kode y'abavuga butumwa. Tubikore twihusa, dukurikize indi gahunda isoza icyicaro cyacu. 450 ufite sadaka ye, ufite inkunga ye atera intambwe hano, azadutera inkunga kugira ngo akazi ka Allah kagende neza. Tubihaye iminota 2 mwitange insha Allah. Musore mwitonde musore, mwitange insha Allah. Ufite inote y'ijana, ufite 500, ufite 1000, ufite 500, 450 kuri kode y'abavuga butumwa. Iyi muyimenye, buri kwezi ujye washyiramo inote y'ijana, inote ya 500 kuri kode y'abavuga butumwa 450. Korani igice cyo cya 3 ku murongo wa 52 Fanya haraka. irabihamya. Korani igice cyaho cya 3 ku murongo wa 52. Yego. Isa ari wa Yesu. Yego. Amaze kubumvamo ubuhakanyi, Yego. yaravuze ati Yego. ni bande banshyigikira mu nzira ya Allah? Hawaliyuna. Yego. Baravuga bati Yego.
twe turi abashyigikira inzira ya Allah, twemeye Allah, yego duhamye ko, yego tunahamije ko, yego turi abicisha bugufi abayisilamu. basi iyo inatosha. ngo abari kumwe na Yesu Yego. nabo bari abayisilamu Kabisa. ngo abakurikiye Yesu Yego. ni abayisilamu. Sio watu. Uyu munsi abayisilamu Yego. barimo barabwiriza bahakanye Yesu. Cha mwisho Hanyuma icyanyuma Yeremia 31:20. Yeremiya 31 ku murongo wa 20. Yeremiya 31:20 haragira ati, Yego. mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda? Urikumva? Efurayimu si umwana wanje nkunda. Si umwana mfite igikundiro se? Yego Kuko iteka ryose Yego. iyo ngize icyo muvugaho mugaya, mushobora no kumwibuka. kabisa. Nicyo gituma umutima wanyu mufitiye agahinda. Ni ukuri. Yego. Uzamugirira imbabazi ni kuwiteka avuga. Wewe sio Yesu peke yake mwana wa Mungu. we bimeze bite? Ntabwo Yesu ari we mwana w'Imana gusa. Huyu si Efraimu Mungu iko anasema. Uriya si Efurayimu, Bibiliya iravuga ko ari umwana w'Imana. Kandi wavugaga muri Yohana ntabwo ari uriya. Ntabwo ari Yesu muri Yohana 3:6. Kuko haravuga ngo Yego. ni ikinege. None Yego. ikinege si imfura y'umuntu. Kandi twabonye imfura ninde? Ni Efraimu. None reka tubaza Yesu. Yego. Bibiliya we wemera ko Yesu ari ikinege? Matayo Soma. 13:3. Yesu amaze kubacira imigani, ava yajya mu gihugu cy'iwabo, Yego. ahera ko yigishiriza mu masinagogi yabo. Yego. Bituma batangara bati, ubwenge n'ibi bitangazo yabikuye he? Mbese harya si wowe wa mwana w'umubaji, nyina niyitwa Mariya, Asubiremo. bene se wa Yesu, bene se Yego. si Yakobo, si Simoni, Yego. si Yuda, Yego. bashiki be Yego. ni duturanye, ni ikinege ate? Kwa hiyo acha tuatie hapo. Kubw'ibyo reka dusoreze hano. Kuna watu wanakuja tofauti, Hari abantu baje hano batandukanye, kila mtu na imani yake, kandi buri uwo ari we wese afite imyemerere ye, na kila mtu na nia yake. kandi buri uwo ari we wese yagira umugambi we. Tunaomba Twasabaga yoyote iko hapa uwo ari we wese waba ari hano asiyekuwa Muislamu, akaba atari umuyisilamu, anaona ukweli, anataka kuwa Muislamu, we akaba yabonye ukuri akifuza ati ndashaka kwibera umuyisilamu, usiogope ntutinye wala usisikie haya. kandi ntibigutere isoni. Toka kwenyewe huko, Va ahantu uhagaze kuja hapa. wigire hano. Kama uko mwanaume, Niba uri umugabo kuja. ngwino hano. Kama uko mwanamke, Niba uri umugore kuja ngwino hano, uwe Muislamu. wibera umuyisilamu. Kwa dakika kidogo tunabakiza. Mu kanya gatoya dushigaje, ninde wabanyuzwe n'iyigisha akaba yifuza kwibera umuyisilamu? Nta gahato Nta gahato kabisa. Usiogope wingi wa watu ntutinye ubwinshi bw'aba bantu kabisa. oya, nibyo Uwe na roho yako, wowe n'umutima wawe. ukiona ukweli, Niba wabonye ukuri unataka kuwa Muislamu, ukaba wifuza kwibera umuyisilamu, karibu. rwose tuguhaye ikaze. Wa mbere ninde Uwa mbere ninde? Dushigaje akanya gatoya ko kubakira kabisa. Haya, kama unaogopa wakusindikize. Kandi niba wumva ufite watinye, vuga ureba umusilamu aguherekeze, Ni bora kabisa biraba byiza cyane kabisa. Ninde wifuza kubera umuyisilamu? Nta gahato, Nta gahato. ndiyo dini ya Yesu. Iyi Isilamu niyo dini ya Yesu. Hiyo topic ni kesho. Iyo topiki, iryo somo tuzaryiga ejo, tubagaragariza uburyo Yesu ari we muyisilamu n'abayisilamu akari bo bakurikira Yesu, nta bandi. Dini ya kweli itafikiri mbinguni ni ya wapi? Tuzigira hamwe ejo isomo rivuga riti idini y'ukuri izageza abantu ku Mana ni iyihe, Kati ya Ukristo na Uislamu. hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Kesho. Ejo Aha.
Nani anataka kuwa Muislamu? ninde waba ari hano akaba atari umwisilamu akaba yifuza kubera umwisilamu? Amin. Naam. Ashaka guhamagara n'abashaka kuba abakristo. Abayisilamu barashaka kuba abakristo. Ushaka kuba umukristo nikavuze. Bagakurikira ndetse. Naam, umunota umwe. Sawa sawa. Yemureze kwicara. ababwira ukuri ko ntabwo ari njyewe mukurikira, uwo mukurikira arahari. Uyu munsi mwese mwakwenye mwasetse, ariko hari igihe Yesu Kristo izera ko ari Masihi, uko mubizi azagaruka aje guca imanza, Qur'ani bivuga. Hari umunsi mwese uko muri guseka mutazigira mubona ibyo byishimo. Hari umunsi azagaruka ari ku kirere agarutse guca imanza nk'uko Qur'ani byemera. Bareke ndase ku ntego. Uyu Yesu ni Imana. Ntabwo ndi bukubwire nguze ahangaha bishaka kukuremera akora kuri Umuyisilamu, ariko Bibiri tubwira yuko icyo ni Abaroma ibice 10:9 Shafi niba ushobora kuba hasoma. Niwizeza umutima wawe ukemera ko Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye, ibyo ngibyo ukabyemeza umutima wawe, mwumve neza, ibyo ngibyo ukabyizeza. Abaroma ibice bingahe? Ibice 10:9. Abaroma ibice 10:9 haravuze ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, Yego. ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Umutima wawe ntabwo ndi buguhamagare kugira uze hano. Uwo byakoze ku mutima, wowe ni Imana yawe ireba aho batabasha kureba. Ntabwo tugeze dusenga gutya ngo twubame mu ruhame kugira ngo tubone ko dusenga, ariko nutaha wegera imbere y'Imana uvuga uti ibyo Akram yavuze, ibyo wabashije kuba wamukoresha hariya ndabyize. Ibyo ngibyo nibyo bizeza mu mutima wawe ugakizwa. Ntabwo ari ukuvuga ati nguze hari imbere y'abantu bose, ariko niba n'umwuka w'Imana aguhamiriza n'umutima wawe yuko waza, haba ari njyewe gutangira. Okay. Haba ari njyewe gutangira. Akram, twakuniganya ijambo. Mu by'ukuri mwamvugiyemo cyane. Oya, ibyo avuze ni ukuri. Twamuvugiyemo. Reka mbabwire icyifuzo cyanjye noneho. Yego. Ntabwo nigeze nsebanya, ariko ndagushimiye yuko ukuntu waje, ukuntu mwese mwakoze mwansebeje, mwagize mugenda murwanya cyane. Duha urugero, utanga urugero ko twagusebeje. Ntabwo ndi gutera amabuye Sheikh, ariko icyo ndi kuvuga gutya. Shafi, ushobora kubasomera Abagalatiya igice cya 1 umurongo uretse wamunani kugira ngo usoze bese gusoma gatoya. Nari mubajije mubajije Bibiri tubwira yuko umuntu wese uzaza, nabo nigeze kubaha urugero, mwambabare nkavuga runo rugero rumwe niba ntacyo bigatwara. iminota yarangiye, amasaha yarangiye. Amasegonda 50 nushaka yabaye ntacyo. Okay. Akoze. Nababoje uyu Yesu twavuze hano afite abamuhamiriza iby'ukuri yuko yazutse, yabayeho agapfa kazuka. Hanyuma ufite Muhammad wabayeho imyaka 600 nyuma yuko abangaba bose bavuze ibyuko uwo muzuko. Hanyuma uwo Muhammad ari hehe aho yakiriye iyerekwa ryiwe, uzabyigeho bisobanukirwe. Avuze yuko hoya burya wa wundi ntabwo ari wari kumusaraba, ariko abandi bose imyaka 600 bamuhamije yuko ari wa wundi wazutse. Yagiye biyereka mu buryo butandukanye. Uyu nguyu niwe twaje kubabwira, ntabwo yapfuye gusa ahubwo yarazutse. Hari impamvu njye ntakiri kumwe muri mwebwe na hano, ahubwo njye ndahamya yewe uwo nguwo wamyimenyekanishije nkurishije ineza n'urukundo rwiwe. Naam Shafi, naam Akram, uravuze ngo Yesu ni Imana, Yesu yarishwe, Yesu yarazuwe. Uri kuducanga wowe. Imana yawe irafashwe igakubitwa ikicwa. Gute se? Mu gusoza rero bavandimwe, nagira ngo umuyobozi Akram, ntugende urakaye, twaguhaye umwanya uhagije. Sheikh Ahmad. Naam. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ngwino hano. Ndetse kugenda Akram. Yakuvuze kenshi ngo mwarimu mwarimu. Mwihangane tugiye gusoza inshallah munota umwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazagerageza kumukurikira kuzageza ku munsi w'imperuka, gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatuyobora agakomeza kutuyobora inzira igororotse ariyo y'Ubuislamu. Akramu yakunze kungarukaho cyane avuga ngo ndi umwarimu we, ariko mu by'ukuri muheruka ari umwana muto mwigisha, ariko ikintu cyantangaje kikanantera n'agahinda nuko ibyo namwigishe ntago ari byo yakurikiye, ahubwo yaje gutana ayoba agendeye kurari ry'umutima we. Rero ndamusaba nkuko n'ubundi biragaragara yuko akinyubaha ko nabaye n'umwarimu we, ndasaba yuko yakurikira imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akanayoboka Ubuislamu nk'idini yahozemo. Niba rero koko Akram abyemera ko ndi umubyeyi we, ndamusaba yuko yakurikira Ubuislamu akagaruka mu dini y'ukuri yarasanzwe arimo. Barakallahu fikum. Bavandimwe, mu gusoza nanjye ijambo ryanjye mvuze, buri wese urahangaho mu Islamu asabire uyu musore ko Allah yamuyobora inzira y'ukuri. Allahumma mudusoreze bavandimwe. Sawenda. Okay, Sheikh. Naona Akram ati ndabona Akram iko anapiga alama ya msalaba, arimo arakora ikimenyetso cy'umusaraba. Ndugu zangu bavandimwe, ukiona gari kinakuja kule iko na msalaba juu, uramutse urabona agize gutya yishizeho ikimenyetso cy'umusaraba. Yego. None arababaza ati uramutse ubonye imodoka iturutse hari iriho umusaraba, utasema nini iko ndani? Wabona yuko harimo iki imbere? Ngo wabona ko harimo umurambo. Harimo iki? Ukienda kupori, uramutse ugiye ahantu mu ishyamba cyangwa mu murima, unakutana msalaba inachomekwa pale, ugasanga ahantu umusaraba urahashinze, utasema nini iko pale? Wavuga ko harimo iki? Na mtu akavaa msalaba na yeye ni nini? Rero ngewe ikibazo cyanjye iyo mvugishije ukuri ngo namuvuze nabi, ndabanza kumugaya gato. Bamuhaye iminota 20 arayisoza, barongera bamwongera n'indi minota, arangije anadushimira uburyo twihanganye ku minota twamuhaye, ariko ntangajwe nuko atiyutse akavuga ngo mwamvugiyemo. None asoje igishimishije nanone nuko asoje yiyambitse umusaraba mu gatuza tayari. Kwa kumalizia, mu gusoza rero, Akram mushuti yacu, Yesu sio mwami. Yesu ntabwo ari umwami. Hakuna. Oya. Sikia mwami ni nani? Ese yumvira umwami ngo ninde? Na Yesu ameikataa. Yesu nawe ubwe yarabyanze. Ni mwe mwamvalisha hiyo titre. Abantu bayobye nibo bamwambika icyo cyubahiro. Marko 12:28. Marko 12:28. Mukurikire neza. Tumvisha bagimaka. Yego. Amenya ko Yesu abasubije neza. Aramwegera aramubaza ati, yegera Yesu, abaza Yesu ati, mbese itegeko ry'imbere muri Yesu ni iri? Yego. Yesu aramusubiza ati, Yesu muve neza. Yesu aramusubiza ati, igimbere ngiri ngo, yego, umvisira Uwiteka Imana yacu. Genda gake. Yesu abasubiza ngo iki? Igimbere ngiri ngo, yego, umvisira Uwiteka Imana yacu. Ndiki, umvisira Uwiteka Imana yacu. Niwe mwami wenyine. Ninde mwami? Ninde mwami? Suliki. Akasema neno ingine. Yarongera avuga ikindi nanone. Yesu mchunguzi. Ngo Yesu ngo ni umucunguzi. Na kuomba Akram kesho. Akiramu nagusabaga ku munsi w'ejo. Ejo uende utafute ndani ya Biblia yote, ugende uzenguruke muri Biblia yose. Kwenyewe Yesu anasema, aho Yesu avuga ati, mimi Yesu, ati jewe Yesu ndi umuchunguzi. Hakuna kesho atuletee. Ejo azahatuzanire. Tunakataa Mungu akumfufua Yesu. None akavuga ati mwebwe abayisilamu muhakana ko Imana yazuye Yesu.
ntabwo yazuye Yesu. oya wenda ntabwo wamukurikiye. yaje arahagarara bwa mbere avuga ngo Yesu ni Imana. noneho mu kanya arongera arisenya aravuga ngo Imana yazuye Yesu. ntabwo munyumvire koko. Yesu ni Imana kandi nanone Imana ngo yazuye Yesu. Sio sisi tunakataa kama Mungu akumfufua Yesu. Ntabwo twahakana, ntabwo ari twebwe twavuze yuko Imana itazuye Yesu. Biblia yao wewe wenyewe. Ni Biblia ibihamya. Wakorintho wa kwanza 15:12 soma. Abakorinto mbere 15:12. Yego. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, muri mwe bavuga yuko bate ko nta wazuka. Bavuga yuko nta uzuka. Niba nta uzuka, na Kristo narakazuka. Nitoke tulikuliza. Aba we. Komeza. Niba na Kristo narakazuka. Yego. Ibyo. Kandi niba Kristo atarazutse. Yego. Ibyo mubwirizwa n'iby'ubusa. Kabisa. No kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Yego. Ndetse natwe. Mumve hano. Mbese natwe. Ni Akiramu na bagenzi. Ndetse natwe. Yego. Tubaye abagabo bo guhamya Imana ibinyoma. Kuko twayihamije ko yazuye Kristo. Yego. Witazuye. Bas. Bavandimwe rero murakoze cyane. Turabashimiye byimazeyo. Turabashimiye uburyo mwitanze. Iminota twahawe y'ikibari. Muri kuvuga iki? Ngo hari umuntu ushaka kumwisiramu. Naze hano. Allah akbar. N'abandi baze kabisa. Ko umusiramu naze hano. Tera intambwe hano. Allahu akbar. Mubahinzira rwose, mubahinzira. Niba babishaka ko umusiramu naze. Mubahinzira. Niba ari ntawe tuzakomeza ku munsi w'ejo. Tuzakomeza. Bavandimwe rero gahunda n'ejo turasaba ko Shafi na delegasiyo ayoboye bubaha inzira batambuke hano, mubaha umwanya hano kandi mugumye cyangwa mwagaragaje mugikomeze inshallah, bubaha inzira batambuke bagende. Icya kabiri